muri kano kanya umuntu wicaye muri gereza wamaze gukatirwa imyaka runaka myinshi azamara muri gereza, iyo ari gusenga mu masengesho ye ikintu cya mbere bavuga ni ukuvuga ati icyama nkazarekurwa n'imbabazi za perezida w'igihugu. Nicyo kintu abasengera avuga ati Imana ishobora gukora igitangaza nkarekurwa ku mbabazi z'umuyobozi w'igihugu. Perezida w'igihugu aba bifite mu bushobozi kuba yagira gutya agatanga imbabazi ku mfungwa, amategeko arabimwemerera. Ibyo ngibyo rero nibyo bigiye kwita bidufata bidukure hano mu Rwanda twicaye no mu handi hose nkurikiye wicaye, bihita bitwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi aricyo gihugu bita ngo ni Burundi. Mu Burundi hamaze kuba ibintu bidasanzwe ku buryo isi yose yumiwe bakavuga ati n'ubwa mbere habayeho imbabazi zimeze gutya zo ku rwego rwo hejuru. Ariko twinjira mu biri kubera mu Burundi cyangwa se icyabaye mu Burundi kigakanga abantu bose, ndakwibutsa kubanza kureba aho hasi wakoze subscribe nze twikomereze n'ibiganiro byinshi. Ikindi muri iki gihe cy'imikino hari kuba imikino hirya no hino ku isi ya football, andi mahirwe genda wikosore uhinduke. Ibyo nibyo byaje kuba mu gihugu cy'u Burundi, aho imfungwa hafi kimwe cya kabiri cy'imfungwa zari ziri muri gereza z'u Burundi barekuwe. Uwo ni umubare munini, hafi 50%, kimwe cya kabiri cy'abari bari muri gereza barekuwe bose basurwa muri gereza. Ngo ubundi urabizi nimba imbabazi zibayeho hari imfungwa zigiye kurekurwa, hari igihe barebamo abantu bake cyane ugasanga bakuyemo nk'abantu nka magana ngahe, abantu bake cyane bakababarirwa, babari bake cyane pe. Ariko kuri iyi nshuro mu Burundi bafashe hafi kimwe cya kabiri cy'abari bari muri gereza bose, barababwira ngo nimwitahire. Ibi byose ni byabaye mu Burundi mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza byarekurwaga muri gereza mu mujyi w'u Burundi muri Bujumbura. Ubwo ibihumbi n'ibihumbagiza byasohoraga bababwiraga ati mupakire ibikapu byanyu musohoke muri gereza mwitahire. Ubwo harabari bafitemo imyaka myinshi, abakatiye imyaka nka 20, 10, 5, hahandi nyine uvuga ati iyi myaka yose nzayikubita muri gereza. Bagiye kumva bose batungurwa no kumva ngo abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bari bicaye muri gereza, mupakire ibikapu byanyu musohoke mwitahire. Iba ari inkuru nyine ku mfungwa cyangwa se ku muntu uri muri gereza yumva ari nk'igitangaza. Ibi byakozwe n'uwo bita ngo ni Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, ubwo yemeraga akavuga ati ngiye gutanga imbabazi ku mfungwa nyinshi. Hanini ngo perezida Ndayishimiye we ngo yagendeye ku cyitwa ngo ni ukuvuga ngo abantu bari bafite ibyaha bisa nk'ibitaremereye, cyangwa se abantu byagaragaraga ko muri gereza imyaka cyangwa se igihe bamaze muri gereza byasaga nkaho bagaragaza imyitwarire myiza, basa nkaho bahindutse. Buriya gereza ziba ziri gukontorora imfungwa, zireba ko bahindutse, zireba imyitwarire yawe, uburyo ubana n'abandi muri gereza. Bivuze ngo perezida w'u Burundi Ndayishimiye yabanje arareba ati murekure abantu baregwaga ibyaha bitaremereye cyane, ikindi munarebe n'abaregwaga ibyaha biremereye ariko bagaragazaga imyitwarire ko bahindutse, cyangwa se ko ubona ko igihano koko babashije gucyakira bagarutse muri sosiyete baba abantu bazima. Abo bantu bari bumuza kurekura. Gusa nanone ikindi kintu kibyishe inyuma kuba Ndayishimiye yarekuye izi mfungwa ni ukubera ubucucike bwo ku rwego rwo hejuru bw'abantu bari bari muri gereza. Hahandi usanga gereza igenewe kwakira abantu bake ariko ugasanga harimo imfungwa nyinshi cyane ziracucitse. Ibyo ngibyo nyine biba biri kurengera byangiza n'uburenganzira bw'imfungwa. Icyo gihe umucucitse usanga mubayeho nabi. Muri make no kuvuga ngo itegeko ryamaze gusohoka mu mfungwa zageraga ku 13,211. Zo ni imfungwa zari ziri muri iyo gereza y'u Burundi. Ndayishimiye yamaze gutanga itegeko ko imfungwa zigera mu 5,442 zose bazisohora muri gereza, hafi kimwe cya kabiri. Ngira ngo uri kumva umurukura ari munini ku buryo nta handi handi ibi bintu byigeze biba ko perezida avuga ngo imfungwa zigera ku 5,400 na muzirekure muri gereza umunsi umwe zisohokere rimwe. Nicyo kintu Ndayishimiye yakoze. Make ni imbabazi, abantu bose baravuga ati izi mbabazi zirarenze pe. Ibyo ngibyo bigahita bikwereka ko iyo gereza y'u Burundi cyangwa se ayo magereza y'u Burundi hafi 41% by'abari bari muri iyo gereza barekuwe. Mbega ibyari ubucucike byatumaga abantu benshi muri gereza barekuwe ngo batahe. Gusa nanone dusubiye inyuma mu mwaka wa 2020 ubwo uno mugabo Evariste Ndayishimiye yatorerwaga kuba perezida w'u Burundi ngo ayobore igihugu cy'u Burundi, yararahiye avuga ko mbega kwa kundi perezida bari kubwira abantu imigabo n'imigambi ibyo azakora. Perezida Ndayishimiye yagarutse kuri iki kintu kuko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeranye no kuvuga ati mu magereza imfungwa ntizibayeho neza, imfungwa ziracucitse, amagereza yanyu y'u Burundi ni matonya, umubare yagenewe mwarawurengeje murundamo abantu ariko ugasanga abantu babayemo nabi bacucitse. Perezida Ndayishimiye ubwo yiyamamazaga cyangwa se amaze gutorwa mu mwaka wa 2020 yaravuze ngo ubucucike buri mu magereza y'u Burundi n'intorwa nzabugabanya. Mbega nzagenda ndeba ukuntu icyo kibazo cyari kiri muri gereza gituma imfungwa zibarimo nyinshi kurusha umubare wakagombye kuba urimo, icyo kibazo nzagikemura. None ibyo yavuze koko atangiye kubikora.
ndetse yabikoze ku rwego rwo hejuru cyane. Se Perezida Ndayishimiye muri gahunda afite yakuvuze ko yakomeje gutangariza abaturage b'u Burundi avuga ngo izi mfungwa turekuye muri gereza ni ukugira ngo ubucucike muri gereza bugabanuke. Ikindi izi mfungwa zirekuye muri gereza abenshi bazahita bashyirwa mu mirimo ifitiye igihugu akamaro. Mbega hari indi mirimo bazakora ariko bakayikora bari hanze ifasha abaturage cyangwa se ifasha n'igihugu muri rusange, aribyo twita ngo ni imirimo nsimburagifungo. Perezida Evariste Ndayishimiye mu magambo yakoresheje cyangwa se mu mvugo yakoresheje ubwo yabwiraga abaturage be abwira by'umwihariko n'izo mfungwa zo muri gereza, yababwiye ati mwamfungwa mwe rero mugiye kurekurwa muri benshi pe, ariko muzirinde ikintu bita ubunebwe, kuko ubunebwe nibwo mubyeyi w'ikibi cyose. Iyo umuntu ari umunebwe ngo nibyo bituma umuntu gutangira kurya izo za ruswa, atangira guhuguza utw'abandi tw'abaturage gura amafaranga. Ubwo bunebwe nibwo butuma umuntu ashobora no gufata ku ngufu, ubwo bunebwe nibwo bushobora gutuma umuntu atangira kwiba ndetse n'ibindi byaha byose. Akangurira abantu kwirinda ubunebwe basohowe muri gereza. Arimeze nk'ariyo gasupo hanini yabahaye cyangwa se nk'inama y'umuyobozi ababwira ati mwirinde ubunebwe kuko bubyara ibikorwa